Imana izakubahira inyama nziza wariye, ntabwo izakubahira ikanzu nziza wambaye, ibaze nziza, imodoka nziza wagiyemo. Imana izakubahira imyambaro wambitse abandi. Imana izakubahira uburyo wagaburiye undi wari ugiye kuburara. Imana izakubahira uburyo wafashije mugenzi wawe ari mu karengano kamurenganura. Turabasuhuje abadukurikiye muri hirya no hino ku isi, abari mu Rwanda, abari mu mahanga, abari i Burayi, abari muri Aziya, mwese turabashuhuje. Amahoro y'Imana bane namwe. Uyu ni wa mwanya mwiza musanzwe muzi ko tumenyereye kuganira ijambo ry'Imana, kandi dusanzwe dusaba Imana kugira ngo ibohore imitima yacu. Imana ibaha umugisha kandi Imana irushe kubagira neza. Uyu ni wa mwanya tugiye kuganira ku buryo bw'ijambo ry'Imana, ariko uyu munsi wa none twahisemo kugira ngo tuganire ku rukundo. Ijambo ry'Imana twari tumenyereye ko abantu benshi murarizi, hari abantu bajya biga igice cyo mubatizo, biga ijambo rivuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo ikinege kugira ngo Izira wese atarimbuka. Dawidi nawe yavuze ijambo rikomeye arivugana na Yonatani, basezerana uburyo bazabana, ariko ibyo byose byari bivuye mu rukundo. Uyu munsi rero tumaze kureba uko hanze aha bimeze, nuko inkundo zo hanze aha ziteye, byatumye bidutera twibaza urukundo nyarwo nuruhe rukundo umuntu yakunda umuntu. Uyu munsi rero ntabwo ndi njyenyine, ahubwo nagiriwe ubuntu, ni umugisha ukomeye, kuko ni umugisha udasanzwe, kuko umuntu turi kumwe ntabwo ari gutyo gusa kumubona byabaye nk'ibitugora, ariko Imana ishimwe ko twamubonye. Ndi kumwe na profete, umuhanuzi w'Imana, ukunda Imana n'abantu. Amazina ye ntago ndi buyavuge kubera ko kuyavuga byangora, ariko munyemerere tumuhe umwanya kugira ngo nawe atwibwire. Tugwaye ikaze kuri Hembuka TV Rwanda. Ndashimiye abantu bose badukurikiye kuri Hembuka TV Rwanda n'abadukurikiye ku Ishobora Byose TV. Yego. Imana ikomeze kuduhana umugisha. Murakoze cyane. Ni Profete Mbarushimana Fisto. Profete Mbarushimana Fisto. Ndabakunda. Urakoze cyane. Arabakunda, natwe turabakunda. Mwakoze cyane, turabashimiye kuba mwemeye kuza kubana natwe. Rero Imana ibaha umugisha. Nagira ngo uyu munsi Imana yatugire neza, twabonanye, ariko hari ibintu muri iyi minsi biri kugenda bigora abantu, cyane cyane ibijyanye n'urukundo, gukundwa, kandi buri wese avuka ashaka gukunda no gukundwa. Ariko muri iyi minsi hari ijambo ry'Imana rivuga ku bijyanye n'urukundo, nicyo nagira ngo tuvugeho. Ariko mbere yuko tuvuga kuri ibyo, nabasaba ko tubanza gufata umwanya tugasenga. Karibu. Mana, turagushimye, uri Imana ishobora byose, uri Imana ifite imbaraga. Kubwo kudukunda byatumye utanga umwana wawe Yesu Kristo, ariyo mpamvu tugarutse imbere y'ubwoko bwawe, udukurikiranye kungishanga waronze ku musaraba, ukarara ijoro ku bwacu, ugategwa icumu mu rubavu kugira ngo tubeho. Nta bindi byabiguteye n'urukundo. Natwe turagusabye ngo ineza yawe ibane natwe. Umuntu wese ugiye kutwumva, ihindura ibyanze guhinduka, umuhinjuti nzima, mu rukundo muri we, mu mutima mushasha, wongera ugerira ibyiringiro muri byeri yaratakaje bigaruke. Urakoze mu izina rya Yesu, amen. Amen. Mwana komeza mutugezaho ijambo ry'Imana. Nibyo badusomera aho hantu. Murakoze. Ni mu gitabo cya mbere cya Samweli, igice ni cya 22, umurongo waho wa 22 n'ubundi kugeza ku wa 23. Samweli wasubiramo. Ni Samweli wa mbere, igice cyaho cya 22, umurongo no wa 22 turageza 23. Haravuze ngo Dawidi abwira Abiyatari ati, urya munsi ubwo abarega Dowegi umunyedomu, namenye ko atazabura kubibwira Sawuli, abo mu rugo rwa so bose ninjye bahowe. 23. Gumana nanjye, humura, kuko uhiga ubugingo bwanjye ari we uhiga n'ubwawe. Nubana nanjye ntacyo uzaba. Aha. Imana ishimwe cyane ijambo. Bibiliya ivuze ikintu gikomeye ngurikiye, gumana nanjye ntacyo uzaba, kuko uhiga ubugingo bwanjye ari we unahiga n'ubwawe.
iri jambo bishatse kuvuga iki pastor? Ni umuntu w'ingoramutima. Uyu muntu w'ingoramutima Yesaya yabwiye Dawidi, aramubwira ngo gumana nanje ntacu uzaba kuko uri kukurwanya. ni ukuvuga ngo uyu nguyu ari inkoramutima ya Dawidi. Kandi ikindi cya kabiri, mu barwanyaga Dawidi nawe baramurwanyaga. Aravuga ngo nubwo nakurwanyaga nanjye umbiga ari uri kuguhiga, niduhigana natwe ubwacu ari uri kuturwanya, ntabwo turaba twisenye, ahubwo duhurize hamwe umugozi gumwe, dushire hamwe, dutahirize umugozi umwe. Nitumara gutahiriza umugozi umwe turwanye. Profete, nyemerera nshingiye kuri iri jambo uvuze, muri iyi minsi ngira ngo urabibona, cyangwa se wenda niba utarahuye nabyo simbizi, ntabwo nakwifuriza kuzahura nabyo, wenda uraza kubitubwira. Ariko muri iyi minsi urasanga umupastori, urasanga umuhanuzi, urasanga umuririmbyi, urasanga mbese umuntu mu nshingano ararwanya uwo bahuje inshingano. Uyu munsi wa none turi kuvuga Imana twese. Wabwira iki abantu barwanyanya cyangwa se urwanya undi kandi uwavuga nawe ari wavuga? Ndashaka kukubwira ngo mukozi w'Imana, aho ngaho twinjiye mu kintu cyitwa itorero. Yego. Cyangwa se idini mu yandi magambo. Hari abantu bagiye biyita ati ninje warushinze, itorero ni ijyanje, agatuti nakanjye, ngaho uwo njaka. Ariko nyiri itorero arahari. Noneho wagira yakavuga atoya urasimukunda, akavuga ngo wowe ntabwo ukwiye kwagera, nyabara wowe nzaza. Kubera iki? Ntabwo wowe ashaka afata ibyo ashaka robana kubutana. Uyu muntu ntabwo ari mu mwuka. Umwuka w'Imana wamushizemo ahinduka igikayuke. Kandi Bibiliya iza kuvuga ngo aho umwuka utari abantu bahinduka ibyigenge. Yego. Noneho kuko uyu muntu amaze kubicigenge, azafata uwo ashaka uri kuvuga ibijaniranye n'amaranga mutima y'umutima we, n'ikiri muri we n'icyo ashaka kugeraho. Uyu muntu niwe azashira imbere. Ariko inshuti dukeneye si inshuti zitubwira neza mu makosa twafite ngo twakoze ngo zitudefane. Dukeneye umuntu utubwira ngo hariya wakoze nabi, akagukebura, hariya igarure. Ego. Kabiri, bamwe bazakubwira ko ndi mubi, abandi bazakubwira ko ndi mwiza. Ibi bintu uzabyakire. Kubera iki? Biterwa nuko mbanye n'aba bantu. Yego. Ukubwiye ko ndi mubi mfite uko tubanye, nukubwiye ko ndi mwiza bifite urukundo yanyeretse. Kubera iki? Abanyarwanda tugira ikosa. Umuntu ashobora kuguhamagara akakubwira ati buretse ndi bize, nyuma y'iminota 3 ndaguhamagara, ugategereza ameza biragashira ataraguhamagara, kandi ni inshuti yawe. None hakorwa iki kugira ngo rwa rukundo, kuko iyo hakorwa iki kugira ngo rwa rukundo rumwe rwa Yesu Kristo, kuko Bibiliya iravuga ngo mukundane nk'uko nanjye nabakunze, mu bumwe nk'uko njye na data turi umwe. None hakorwa iki? Ikintu cyakogwa aho ngaho, ikintu kinasabwa, dukenewe kugira ibyo twigomwa kugira ngo tugire n'ibyo dufata. Niba ushaka kuva ku gare ushaka kugera kuri moto, uzagira ibintu reka kugira uvunika ariko wegere ufate moto. Mu yandi magambo Bibiliya iza kuvuga cyane avuga ngo kuko yakunze abari mu isi cyane, byatumije itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Kubera iki? Umuntu nagukunda uzamukunda Jimmy. Nukuvuga ngo umuntu nagukunda uzamukunda. Umuntu nati gihe cye, yego, akita ku buzima bwawe, akagita mu kibazo wahuye naco, uyu muntu ntukazamutesha agaciro, ntukamutakaza. Ndashaka kubwira umuntu wese uri mu gikomere, uri mu ndambara, nibyo wizeye umuntu, uyu muntu wirengagiza ugera ku rwego wirengagiza ko yakubirundukana. Hari uburyo uhereza umuntu umutima mugari muri wowe, yarangiza bakagufata nginjije. Nibyo uyu muntu yaje ameze ng'indama muri wowe, uyu muntu aza ngaho muhuje, kuko hano hanze hari abantu dukora umwuga gumwe ariko bakagwanyana. Nibyo umuntu ni umucuruzi ari kugwanya undi mucuruzi, kandi uyu mucuruzi naje ku isoko agasanga hari igihari watarajayo, azamubwira ati kandi hari ikintu gisha cyaje kandi gikenewe n'abantu benshi, kandi ni twebwe turaba tugifite. Noneho twebwe ikintu gihari, uravuka cyangwa se urahaguruka, Imana iguhamagaye ufite imbaraga z'Imana, kandi akavuga ati nuhagera urandwara abantu nabe niwe wabahamagaye. Ariko se umuntu ngurantwara abantu, ese nibaza ikintu kimwe, ese ko umuntu avuga ngo urantwara abantu, waravutse usanga abantu bariho, nuri yaravuka asanga abantu bariho,
ni gute abantu barwanira abantu kandi abantu n'ab'Imana. So wenda aho ngaho ari kubijyanye n'abemeramana, ariko muri iki gihe noneho tugarutse kuri rwa rukundo, umuntu araza akagukunda ariko noneho akakwemerera urukundo, akakubwira ko agukunda, yamara kukwemera ko agukunda nawe ukamukunda yewe kubera ko yakweretse urukundo, ariko nyuma akaza akaguhinduka. Aba bantu bo twagira nama ki aba bantu? Ingo z'uyu munsi umuntu ashobora kubaka urugo akarwubaka ashingiye ku niki cyatuma urukundo rushaho gukomeza gukura rukiyongera, urukundo tukongera tugasubira ku isoko yo gukundana, rwa rukundo nyine Imana yadukunze. Ahantu urukundo rwava pastor, nibyo hari igihe hari abantu bafite ibikomere byatandukanye bizera abantu cyane ku buryo burenze, umuntu aramuhemukira ku buryo umubwira ibyo gukunda akakubwira turasha abona akunze barenze umubare, akakubwira atari ukomeye n'uworoheje nabanye nawe. Ariko ikintu kibaho cyane kirusha ibindi byose, umuntu nagukunda akaguhemukira, yego uzamwereke ko wowe ntacyo bigutwaye, aho kuzaharanire gukora uwagusize wigunze azagusanga useka. Akakanda kumvisha gasubiremo abadukurikiye bumva aka kantu ngo umuntu nagukunda akitwa kakomerekeje umutima wawe, akagusigaza ko yakubabaje bitarenze ko wakongera kubyutsa umutwe, uzakore cyane kugira ngo uwagusize mu kababaro azagusanga useka. Imana ishimwe. Uwagusize bidashoboka azagusange byaremeye, yisha amahirwe yawe mu buryo butandukanye, ayica muri kampani zitandukanye, ayica mu muryango wawe. Mu muryango wawe bazi ko ari wowe kibazo, kuko niba naraje gufata irembo bwa mbere ndi umusore, ejo kanaka nawe akaza gufata irembo, wa undi ba mbere bakwaje byagenze gute byaranze, uwa kabiri byagenze gute byaranze, uwa gatatu, umuryango uzagutakariza icyizere. Noneho nicyo nakubwiye, uzakore cyane, ushake Imana yibwira ati ndashaka umbe kudepasa abo nari ko turesha, nibura kora hejuru, kubera ko umuntu akurenganya mu karere undi akakurenganura mu ndara. Niba uyu yarambabaje tukiri hasi, nshakira undi uri hejuru aho nageze, nibura azanyere ku rukundo rurutugwasiza mbabaje. Muri iyi minsi abantu barakundana n'ibyo, ariko akenshi na kenshi nk'urubyiruko cyane kuko twese twahuye n'ibikomere, abanyarwanda bahuye n'ibikomere, abantu batandukanye bahuye n'ibikomere. Ese ni gute noneho wakora kugira ngo udepase wa wundi, noneho niba yari yaragusize wigunze ejo asange useka, wakora gute? Ubundi reka ngubwira kandi kabaho ijambo riruta ndagukunda. Urarize pastor? Ijambo riruta ndagukunda uradufasha wenda hari ijambo riruta ndagukunda pastor, baseseka mu gakeya kuko abantu turi kubwira bamaze ibisi barababajwe mu rukundo. Ijambo riruta ndagukunda ni umuntu uzaka kubwira ati so waciye mu bikomeye ngo kwanzobanire twaganiriye, ariko nje ntabwo nje mu mugambo yo kukubwira ngo ndagukunda gusa, nje kukubwira ko namaze kwemera kibye ubuzima bwa bugiye kuba ubwanjye, icyo ushaka nzagikora. Ubundi urukundo rwakamye mu bantu, dukeneye urukundo ruza rufite igikorwa pastor. Mu yandi magambo, hari abantu bakubwiye ngo baragukunda, ariko ugeze mu kibazo ndi wababona. Hari abantu bakubwiye ngo ndagukunda pastor, ubwiriza neza, urimo imbaraga z'Imana, ariko nta waje ngakubwira ati pastor nubwo ubwiriza ukeneye n'amaso, ukeneye n'isukari mu mubiri, cyo kiba cyakurenze. Ntabo nibyo pastor, urabwiriza uvuga Imana mu buryo budasanzwe, reka dushigikira Imana ikurimo ibasha kugera kure. Dukeneye abadukunda bagashira no mu bikorwa. Mu yandi magambo ni ibintu bibiri, hari kuba umuntu yakunda umuntu, ariko none hari kuba yakora ibikorwa. Nukuvuga ngo ndagukunda gusa nta kimaze, ndagukunda gusa nta kimaze. Ubundi dore ikintu gihari, Simoni Petero yagaragaje urukundo imbere ya Yesu. Urabizi umusaraba bari bakoze Yesu yakagombye kwikorera, Simoni yaraje awujamo, arawikorera. Dukeneye ba Simoni badufasha haremereye, kandi uyu musaraba wari uremereye, ariko Simoni arawikorera. Ntabwo dukeneye abikorera yuko uwasetse ari uko kuri banki bimeze neza, ukeneye umuntu ugufasha warwaye uri na muzima. Nibyo abamama bari impamvu uri kubona ingo muri iyi minsi zifite za divorce mu buryo butandukanye, za divorce ukabona ejo kuko mu Rwanda cyangwa n'ahandi handi ibibazo bihari, ningo zabuza amahoro.
kubera iki umuntu murahura mu muhanda mugenda ngo murarwubatse urugo ruzamara kangahe? none se ni gute umuntu yatandukanya urukundo? Nge rero bura hari aho bigera bikayoberana. Ni gute watandukanya urukundo nyarwo n'urukundo rw'amagambo? Mu yandi magambo uko mbyumva urukundo rwakagombye, ibikorwa byakagombye kuruta amagambo. Niba nkubwiye ngo ndagukunda, muri iyi minsi hari igihe umuntu abwira undi ngo aramukunda hari icyo agukurikiyeho, noneho yaza yabona wicaye mu kabotike, wicaye mu kaduka, wicaye mu modoka, wicaye n'ahandi hantu atatekerezaga ko waburi, agahita yumva aragukunda. Ariko burya urukundo ngira ngo ruri mu buryo bugera muri bubiri. Hari urukundo rw'amarangamutima, hari n'urukundo nyakuri. Urukundo rw'amarangamutima ngira ngo nurushingiye kuri bya bindi nyine umuntu yabonye. Ese noneho wenda tugana ku musozo w'iki kiganiro gitoya twari tugiranye, kubera ko nari ngo professeur nkuboneye hafi kandi ngasanga uri kwigisha kuri ijambo ry'urukundo, ni iki noneho twakora kugira ngo abantu barusheho noneho gukundana urukundo nk'urwo? Ese ahari hari wadukunda bigezaho Yesu yadukunze? Bibiliya iza kuvuga ijambo rikomeye, iravuga ngo umunyabuntu azabyibuha. Umunyabuntu mu yandi magambo ugira ubuntu. Umunyabuntu yego azabyibuha kandi uvomerera abandi nawe azavomererwa. Iri jambo riri mu Migani 11:20-25. Umunyabuntu azabyibuha kandi uvomerera abandi nawe azavomererwa. Ukugiriye neza nawe azagirirwa neza, ukurwanyije nawe azarwanwa n'abandi. Mbese ndwanya vuba, ndwanya n'umwete, ndwanya n'imbaraga zawe, kuko nawe hari abahagurutse baje kukurwanya. Mvuga uyu munsi nsebya, yewe vuga byinshi, kuko nawe ejo hari abazakuvuga. Tuvugane n'abantu. Hari umuntu ukurwanya, nibyo pastor, hari umuntu ukurangira akazi azi ngo ni amahirwe uzagirirwayo, wagera muri ka kazi inyenyeri yawe ugahita yaka. Haleluya. Yakwaka agahagurukira kongera kukurwanya, kandi ari we wakakujanyemo. Akaza akagusebya kwa sobuja. Bonye benshi bicwa n'ababo bakagwanwa n'ababo. Ntabwo ukugwanya ari uwo mutaziranye, ukugwanya n'uwo mwicaranye ku ndebe. Na Bibiliya yarabivuze ngo umwanzi w'umuntu n'uwo mu rugo rwe, kuko ntabwo umuntu yarwanwa n'utamuzi. Uyu muntu yamaze kumenya imbaraga zawe, byanga bikunda aragomba kukurwanya. Uriya muntu ashobora kukurangira akazi, yarangiza agahindukira akajya kubwira sobuja, akajya kukurwanya kuri sobuja, akajya kuguteranya nawe, ati nyamara uriya muntu. None se sobuja we uyu databuja cyangwa se sebuja w'uyu muntu udukurikiye wari kurwanwa gutyo, we yakagombye gukora iki? Ngubu reka ngubwira ikintu gihari pastor. Uyu muntu niba ari manager w'umuntu, akaba ari manager, kuko biravuze ngo umunyabuntu azabugirirwa, kandi iteka ryose ntabwo bagwanya aho ibyiza bitari. Turimo kumvikana. Buriya pastor ikintu kibaho, amavuta. Buriya amavuta ushobora kuyashyira kuri gas, ugacomeka amavuta agashyamira akabirinda akabira, ariko ntabwo ashobora guhumura. Amavuta ahumura igihe bashizemo agatunguru. Turimo kumvikana. Nibyo mfite amavuta, zana agatunguru. Ufite urukundo, nanjye reka nguhe umutima. Haleluya. Ni artiste bonne siforia. Ufite umushinga, reka nguhe inama uburyo umushinga ushobora kugerwaho. Nibyo ufite fiyanze, uyu fiyanze aragukunda niba uri umusore muzima, ariko wowe ushobora kuba ufite ubujyajya, ariko ubujyajya ntabwo buzarenza umutara, kandi si yose izakumenya. Nibura kora ibyiza ari byisi kumenyeramo. Riba tuvugane n'abantu bakomerekejwe. Hari umugabo ubana n'umudamu, ejo akarambirwa akavuga toya, uyu munsi umudamu wanjye namurambire kandi ubite n'ahandi, reka ngatire n'ahandi. Bibaho pastor. Nge ndacyari umusore ko wowe ushobora kubizi cyane, kuko ajya wigeze umudamu. Mfite experience n'ibi bintu turimo kumvikana. Ariko ikintu nagiye mbona, umuntu aguhicizera waho ejo ugahinduka. Ariko ikintu cyakadukwiriye wihinduka umuntu waguhaye umutima we. Buri ikintu utazakinisha mu buzima pastor, umuntu uguhaye igihe cye. Uyu muntu yakagombye kuja mu kandi kazi, arabyigomwe kugira ngo mubonane. Yego. Igihe giha agaciro. Hari umuntu udaha agaciro igihe wamuhaye. Uyu munsi wa none nkakubwira ngo ndagusura, ndaza tubonane, turahurira ahantu runaka, nkaguha igihe, ariko hari igihe umuntu akundana n'undi bagakunda ndagakundwa, ariko noneho
bisobanuye ngo uyu muntu ataguhaye igihe cye ntaba agukunda. Reka ngo sobanure iyo umuntu ataguhaye igihe cye ntabwo abagukunda. Yego. Ariko yaguhaye igihe cye abagukunda. Abagukunda. Akigomwa ibyo ari kujya akaguha. Hari abantu baje bafata ibyo kujya bagafata ibiki bakaza gusura mu bitaro pastor. Ntabwo bari abantu ariko bizabarenze. Hari umuntu wikura amafaranga agafasha umuntu. Ura muntu suka afite menji ni umutima wa kimundu. Imana ni kwicaza kwiyindebe pastor. Hari undi zabihagurukijeho. Imana ni kugaburira. Hari undi yabizambuye kugira uje. Nubone wisize amavuta akagufata menya ko hari undi wacuyutse. Rakoze cyane. Hari akantu nigeze mbona kuri Ishoboye Byose TV mwavuze keza cyane kava ngo Imana ngo ntabwo izakubahira ntabwo Imana izakubahira inyama nziza wariye. Ntabwo izakubahira ikanzu nziza wambaye, ibaze nziza, imodoka nziza wagiyemo. Imana izakubahira imyambaro wambitse abandi. Imana izakubahira uburyo wagaburiye undi wari ugiye kuburara. Imana izakubahira uburyo wafashije mugenzi wawe ari mu karengano ukamurenganura. Ico ni Imana izareba ikaguhesha agaciro. Ntabwo Imana izanezererwa yuko abana bawe biga mu kigo gikomeye. Izanezererwa uburyo wafasha abana b'umuturanyi utagira ishikizo, utagira akazi, utagira hapfa n'ahagera. Ukifata abana bukaja kubigisha ukabarira ukabagaburira. Ico ngico nico mwijuru bandika. Ubundi mwijuru haba ibintu bitatu. Mwijuru haba ubuntu bukaguhuza n'umuntu. Umuntu akaguhuza n'ico wasengeye. Umuntu akaguhuza n'ibintu. Nico wasengeye. Yego. Ubuntu bukaguhuza n'umuntu. Umuntu akaguhuza nico wasengeye. Nibyo ibishatse kuvuga iki pastor. Niyo wasengera kanyarira ugasengera kuri Paul Mountain. Umuntu azava kuri wa musozi. Namara kuva kuri wa musozi Imana iguhuze nico wasengeye. Uyu muntu niwe Imana izanyuramo akaguhuza n'umugisha wawe. Kandi igitinyiro cy'Imana nico igitinyiro Imana yashize ku buzima bwawe. Nico cyatumye umwanzi wawe atakugenza nguko yagenjeje abandi. Bitewe n'iki hari ubwiza Imana yashize ku buzima bwa, hari ubudahangwa Imana yashize ku buzima bwa. Nico cyatumije umwanzi wawe atakugenza nguko yagenjeje abandi. Nibyo yasenyeye kanaka, arwanya kanaka, arwanya ubukwe bwa kanaka, ariko ubwawe ntabwo bishoboka. Bitewe n'iki gitinyiro cy'Imana kiri mu byawe byose. Igitinyiro cy'Imana kiri mu bana bawe. Igitinyiro cy'Imana kiri ku mugabo wawe. Ni wowe kanaka yasenya, kanaka kagenda, ntabwo wawe azagenda. Bishatse kuvuga iki pastor, fianze niba ari uwawe Imana yaramuteguriye wowe. Ntabwo ibyo kwa kanaka bizahaguruka ngo birwanye ibyawe. Niba sheri wawe mu gitondo akubwira ati sheri waramutsute. Hari abantu rero, hari abadamu cyangwa se abagabo batazi gutanga keye. Niba unabyutse mu gitondo ukabwira ati mukiri mu bureti sheri umeze gute, aka kantu karubaka. Pastor ngubu ufite fianze waje imbere ugiye ku gatutu ugiye kubwiriza sheri agahita kwandikira ka SMS ati sheri amavuta. Uzi kuyebego naho amavuta avuye. Imana y'Imana ikazi mwuka w'Imana akakuzaho. Mu yandi magambo dukeneye abantu badusapotinga aho twebwe tudashoboye. Naho babona ko twishoboye ariko bakadushigikira. Hari umuntu pastor, hari ikintu kibaho. Hari abantu bagira amafaranga wagira ibibazo bagatwerera ndibaza. None se uyu muntu we n'umutwerera we nduje yazanezererwa? Ntabwo byashoboka. Ntabwo dusabye ubufasha yuko udahari. Nubwo udahari ariko rimwe uje unyuza mugaragara. Mu yandi magambo ubufasha bushobora no kubura ariko wowe boneka. Uwaho garagara nirwo rukundo uboneke. Ariko ndasabira umuntu wese ungurikiranye hano website byagendaga bipfa nuko ubwiza bw'Imana bwari bwaramuvuyeho. Igitinyiro cy'Imana kigaruke ku buzima bwe. Nibwo igitinyiro cy'Imana kigaruke kuri sheri wawe. Nakureba avuga ati nuriye. Ubwiza bw'Imana bwongere bukayangana. Ni wambara n'agakanzu kavuga ati kabisa narebye neza. Abo pastor arige Imana iguhuza n'umuntu communication abandi bakabwira ati ni mubi. Weho wareba ukavuga ati kabisa ninje warongoye mu gihugu cy'u Rwanda, mu Buraya ninje ufite sheri, ku isi muri East Africa ninje ufite umukunzi. Batanigeze kugira igikomere. Ndacyari umusore. Uracyari umusore mbese? Ndacyari umusore. Ngira igikomere. Imana iguhe ikamba ryo kuba umugabo. Ngira igikomere. Hari umusore w'injuti yanjye twabyirukiye rimwe aza kubaka urugo budakiye mu byumweru bibiri urugo rurabasenyutse. Kandi mu guteretana yamwitaga sheri. Aza kongera gufata uwari injuti ya wa mukobwa bari wagira sheri. Kubera ubwiza bw'Imana bwari bwavuye kuri fianze we, atangira kubona ko bataresha, ko batahuje. Nibagenda na mu nzira baramuseka. Mbwire wowe uri kubona ko sheri wawe mudahuje mu gihe kibuka ko wabuka gati sheri ndawugusumba. Nugira n'umugore badatereta uzamenye ko utashatse neza. Kandi se batereta umugore wundi mugabo abantu
umva mubwire kubera ko turi ku kintu cyitwa agaciro n'urukundo. Nugira umugore utagira ubwiza bw'Imana ntabwo azakenerwa, ariko nugira umugore ugira umutima isi zamwifuza. Kubera ko nta muntu utifuza ko yakubakisha amakaro mu nzu ye. Niba nta muntu utifuza ko yakubakisha amakaro mu nzu ye, nukahenda kandi akaba ari agaciro. N'umugore wa kuko afite umutima, afite n'ubwiza bw'Imana, akagira n'ubwiza bwa kimuntu, buri wese azamwandikira kandi SMS amwifuza, ariko ntabwo azamubona. Rakoze cyane. Ico gihe nawe yugeze no mu bana wumva ko washatse neza. Kubera iki Bibiliya avuga ngo imigambi yabo ndizaha kandi ndizasohora. Satani arasa umwambi ahantu hari heza, arasa umwambi ahantu hari iby'agaciro. Ubwo ni kwa kundi igiti kirimo imbuto aricyo baza bagasoromaho, buri wese akumva yarya kuri izo mbuto. Rero tubashimire mwebwe mwese mwari mudukurikiye. Reka mbwira umuntu ngurikiye akantu gatoya. Imana imuhuze n'umuntu ufite ubwiza bw'Imana. Haleluya. Kandi ikindi cya kabiri, Imana iguheshere gukunda cyane. Abantu bamenye ko washatse neza, ufite buri hari akantu abantu bagomba kukumenyeraho. Niba ucuruza isukari abantu bamenye ko ucuruza isukari. Niba uri umunyamasengesho abantu bamenye ko uri umunyamasengesho. Nukuri pastor, nta mafaranga ufite, ntako ufite, ubure n'Imana muri wowe. Nikibazo. Ugomba kugira ikindi abantu bakuvuga, abantu bakumenyaho. Amen. N'abantu bamenye ko mu muryango wa kanaka wazanye umudamu mwiza. Nibura bamurebe kandi amafaranga azaza. Ubwo rero abari kurambagiza musaba Imana ibahereza abantu beza bifuzwa, kandi nukuri mukomeze mugubwe neza, turabakunda. Kora share, subscribe, like na comment. Ibyo byose bizatwereka ko mujye mutwereka ko ibyo mwifuza ko twabagezaho. Imana ibahumugisha rero. Kandi umuntu wangunze yego akumva Imana yampaye kuvugana nawe, yego aze kwandika muri komandere ambwira akakandu, avuga imbaraga z'Imana zingumeho, avuga imbaraga z'Imana zingumeho, zindindeho, kubera ko turi mu isi. Ngewe kamite mbivuga imbaraga z'Imana zikugumeho, zigutindeho. Imana iguhuze n'umuntu w'umumaro, ugukunda nawe uzakunda, kandi bizagaragarira no mu bikorwa. Turabashimiye.